Ese byagenze gute kugira ngo umuyobozi w'akagari yirukanwe mu buryo butunguranye nyuma y'amakuru avugwa ku muganda rusange, utubari natwo ngo twarakoraga kugeza mu gitondo ndetse n'ibindi bikorwa byavugishije abatari bake. Muri iyi video turagaruka ku makuru cyangwa se ku nkuru ikomeje kuvugisha abantu benshi mu karere ka Nyanza, aho wari gitifu w'akagari ka Mushirarungu mu murenge wa Rwabicuma yirukanwe mu kazi nyuma y'uruhererekane rw'ibyo akekwaho mu micungire y'akazi ndetse n'imyitwarire ye bwite. Mukomeze mukande like, share ndetse na subscribe kuri channel yacu kugira ngo mukomeze kubona amakuru agezweho kandi asesenguye neza. Bienvenue kwizera niko nitwa Initoza TV Rwanda, cyo gukora urakizi, reba wasa ndetse subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika. N'amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru Umuseke Akadomo Rwa avuga ko uyu wari gitifu w'akagari ka Mushirarungu akekwaho guhindura umunsi w'umuganda rusange usanzwe uba kuwa gatandatu wa nyuma wa buri kwezi. Bivugwa ko umuganda wari uteganyijwe kuwa gatandatu utabaye, maze abaturage babaza impamvu utabaye. Gitifu abasubiza ko uzaba ku cyumweru, ariko icyakora no ku cyumweru uyu muganda ntabwo wigeze uba. Ibi byafashwe nk'uburangare bukomeye ku nshingano z'umuyobozi, cyane cyane ku bikorwa bya leta bifatwa nk'inkingi y'isuku, ubufatanye ndetse n'iterambere ry'abaturage. Ariko ikibazo cy'umuganda si cyo gusa cyavuzwe muri aya makuru, ahubwo hari amakuru avuga ko muri kano kagari utubari twakoraga kugeza mu masaha y'ijoro, maze bakarenza amasaha yagenwe, kandi ibyo byose gitifu akabireba akabyihorera. Umwe mu babashije gukurikirana iyo dosiye yabwiye Umuseke ko uyu muyobozi yaba yaramubonye mu kabari ahagana saa 8 z'ijoro ndetse ari no guteza akavuyo. Aya makuru yakomeje guteza impaka ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bibajije niba koko umuyobozi akwiriye kuba ari we uvugwaho ibikorwa binyuranyije n'amabwiriza agomba gukurikiza ndetse no kubahiriza. Hari andi makuru yatumye benshi barushaho kuvuga kuri uyu wahoze hari gitifu. Bamwe bavuga ko yaba yarinjiriye umugore wari warapfakaye, ndetse ngo umuhango wo kubatiza umwana wa nyakwigendera, uyu gitifu ngo yicaye ku mwanya wa se w'umwana ndetse avuga ijambo nk'umukuru w'urugo. Ibyo byateje impaka mu baturage, bamwe bavuga ko byarenze ku muco ndetse no ku nshingano z'umuyobozi. Si ibyo gusa kandi hari n'indi nkuru y'umukobwa wakoraga mu kabari, bivugwa ko gitifu yamushimye nyuma yo kunywa inzoga akamucyura ndetse akamwemerera amafaranga yagombaga muha. Bukeye bwaho ngo ayo mafaranga ntabwo yigeze ayamuha, ahubwo amusaba ko babana nk'umugabo n'umugore. Amakuru akomeza avuga ko nyuma y'iminsi babana, uwo mukobwa ngo yaba yarafashe gitifu atereta abandi bakobwa kuri telefoni, ibintu byaje guteza amakimbirane hagati yabo. Nyuma ngo gitifu yashatse ko uwo mukobwa ava mu rugo, ariko undi arabyanga kugeza ubwo byarangiye yemeye kugenda nyuma yo guhabwa amafaranga. Aya makuru nabwo ntabwo yigeze avugwaho rumwe. Amakuru kandi avuga ko uyu wari gitifu ntabwo yari amaze imyaka 2 yuzuye muri izi nshingano, gusa ngo ntiyari abanye neza na gitifu w'umurenge wa Rwabicuma, aho bapfaga ibibazo by'inshingano no kubazwa ibyo yasabwaga gukora bikarangira hari byinshi bitakozwe. Bivugwa kandi ko aherutse no kwitaba akanama gashinzwe ikinyabupfura ku rwego rw'akarere mbere y'uko batwa ibyemezo byo kumwirukana. Kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Kamena 2026 harimo gukorwa ihererekanyabubasha hagati ye n'uwamusimbuye. Iyi ni inkuru ikomeje guteza impaka zitandukanye. Bamwe bavuga ko abayobozi bakwiye kubera abaturage urugero mu bikorwa no mu myitwarire, mu gihe abandi bavuga ko hakwiye gutegerezwa ibisobanuro by'inzego bireba ku makuru yose yakwirakwijwe. Wowe ibitekerezaho iki? Ese ubona imyitwarire nk'iyi igomba guhanwa by'intangarugero? Handika igitekerezo cyawe muri commentaire, ntuzibagirwe gukanda like, share na subscribe kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko tukibanda mu Rwanda.